kandi iyi adhana ntabwo ari ngombwa umumama aramutse ahari nawe kuko ni amagambo ya adhana mu ijwi ritoya nawe yayitorera umwana we, si ngombwa ko ajya gushakisha umugabo. Ariko aramutse abaye ari umugabo waba uhari akabimukorera byaba ari byiza kurushaho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه الكثير، ثم نصلي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala ku ni'ima ze zitandukanye nyinshi aduhundagazaho amanywa n'ijoro, dusabira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yamwohereje kugira ngo aze kuba impuhwe ku baturiye isi yose. Bavandimwe ba Islam, hari ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane ku bana baba bavutse. Ni izihe sunna zihutirwa umubyeyi zibanze agomba guhita yihutisha akibona umwana? Twabigarutseho cyane mu nyigisho zitandukanye, tugunda kubigarukaho, ariko ugasanga ababyeyi hari ibindi bibazo bisa n'ibihuye n'ibyo ngibyo bakunda kugarukaho buri uko bwije n'uko bukeye. Uwisilamu rero tubajije isuna zihutirwa umuntu agomba kwihutisha akibyara umwana, yaba ari umwana w'umuhungu cyangwa se ari umwana w'umukobwa. Noneho ati ku bijyanye n'amazina y'abahungu shekhe ni menshi, ariko uzatubwire no ku bijyanye n'amazina y'abakobwa kuko turayakenera agaragara muri Qur'an no muri sunna. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yampereza gusubiza kino kibazo neza, noneho nkanasaba insha Allah abaza kumva igisubizo bazakibike kugira ngo tujye tukifashisha mu kongera gusubiza abazajya batubaza, ko hari ibintu bitanu narebye byihutirwa cyane abamenyi bagiye bagarukaho umuntu akibyara cyangwa se abyaye, kuva ku munsi wa mbere umuntu abyaye kuzageza ku munsi wa karindwi. Allah subhanahu wa ta'ala adufashe bino bintu bitanu. Hari byinshi ariko ngiye nibyo nabonye abantu wenda twakwihutisha cyangwa se twagarukaho. Icyambere bavandimwe wa Islam, iyo umuntu amaze kubyara, ikintu cya mbere iyo umuntu amaze kubyara agomba kwihutisha, ni byiza ko umuntu nikijyanye n'izina, ni byiza ko umuntu ajya kubyara yamaze gutegura izina. Mina sunnati mubadarati bitasmiya idha kana al-ismu muhayya'an. Nuko muri sunna nuko ari byiza kwihutira guhita umuntu yita umwana akivuka. Hari riwaya zivuga yuko ni ku munsi wa karindwi, ariko hari na riwaya zigaragaza yuko Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yise umwana we Ibrahim alayhi salam igihe yavukaga ko yahise amwita izina. Ubwo rero kwita umwana izina biri mu bintu by'ingenzi, nicyo cya mbere, ariko noneho n'umuntu agatoranya izina ryiza akaritoranya agahita aryita umwana aho ngaho. Iki ngiki ni icya mbere ndakeka kiri kumvikana. Ibi ngibi iyo umuntu akibona umwana binajyana na nyine no guhita amusabira iduwa yo Allah subhanahu wa ta'ala kumurinda ibijisho. U'idhuka cyangwa se u'idhuki bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lama. Iyi ni duwa nziza gufata ku mwana, umubyeyi yaba ari umumama cyangwa se umugabo agahita asabira umwana yuko nikinze kuri Allah subhanahu wa ta'ala ngandindire uyu mwana
amurinde shayitani n'ibibi bye, amurinde n'amaso bijisho bibi. Iyi nayo biri mu maduwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakundaga gusobera abuzukuru be, n'umubyeyi wari we wese yayisabira umwana we kugira ngo Allah amurinde ibi bintu. Nayo nyivuze kuri iki kintu cy'iki kizina, kuko nubwo umwana abakiza. Mbo rero ababyeyi benshi baribaza kuri iki kintu bakavuga bati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunze kuvuga yuko ahabbu asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Ngo hari hadisi nk'urugero ivuga ngo amazina meza y'abantu bakwita abana cyangwa se umwana w'umuhungu ni Abdullah na Abdurrahman. Ku bakobwa bo nta hadisi imeze gukihari. Ati amazina y'abana b'abahungu ni menshi, amazina y'intumwa n'ayanga yamutumiye akomojeho. Wadhahiri kigaragara ntabwo ari Abdullah na Abdurrahman gusa, ahubwo amazina ya Allah yose byagaragaye kara ya Allah biremeye yuko wakongeraho Abdu, tuvuge Abdul Aziz, Abdul Wahhab, Abdul Razak, Abdul Ghani, Abdul Wali, Abdul Shakur, Abdul Mu'ti, Abdul Sabur, nandi Abdul Fattah, nandi mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala kongeraho Abdu nabyo bijyanana na yari Abdullah na Abdurrahman. N'amazina y'intumwa n'iki ku bana b'abahungu bo n'amasahaba amazina ni menshi. Abantu rero bakibaza ku bigendanye n'iki n'umwana w'umukobwa, ho nta mazina nk'aya ngaya meza ashishikarijwe umwana w'umukobwa yakwitwa. Hadisi iteye gutya nk'iyi ngiyi ku mwana w'umukobwa uvandimwe w'Islam ntayihari, ntayo twabonye. Nubwo bwose inshallah inama twagira umuntu washaka kwita umwana w'umukobwa amazina meza nuko nayo yarahari. Kwikubitiro na amazina ni nk'izina Maryam, n'amazina y'abadamu b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amazina y'abasangirangendo kazi, hamwe n'andi mazina meza umwana w'umukobwa yakora iki yakwitwa afite ibisobanuro byiza. Iyo ngiyo niyo nabona ko ariyo yaba ari sunna mu kwita umwana w'umukobwa, no kuvuga ngo izina nk'iri ngiri gukira ngiri rimeze, ibyo ngibyo twaba tugiye gukora iki kubeshya. Sunna ya kabiri cyangwa se icya kabiri kigomba gukorwa ni at-ta'dhin fi udhni sabi, ni ugutoa adhana umuntu ayitorera mu gutwi kw'iburyo k'umwana wavutse. Bavandimwe b'Abayisilamu, nk'uko tubizi hadisi zivuga kuri gutorera adhana umwana wavutse zifite ikhtilaf mu bakiriye amahadisi. Ntabwo wasanga ari hadisi iri sahihi ivuga kuri kino kintu mu buryo bwa sahihi bwuzuye. Pamoja n'izi ikhtilaf muri izi hadisi, ibyo turabyemeranyaho twese, ariko abamenyi baravuze ati zirahari. Izijya kwegera ho ukuri gato ni izavuze gutora adhana ku gutwi kw'iburyo. Izifite ubudhaifu bukomeye cyane ni izavuze gutanga iqama mu gutwi kw'ibumoso. Ubwo rero kigaragara nkuko bamenye bakunda kubigarukaho, ibigendanye na adhana amahadisi yari dhaifu, ngariko jara amalu salaf fi hadha, ngabatubanjirije mu sahaba n'abatabi'i ngo barabikoraga. Ubwo rero umuntu watorera umwana adhana mu gutwi kw'iburyo noneho akanamukorera nibyo byiza kurushaho, ikama akayireka, ariko na ikama yikoze mu gutwi kw'ibumoso ahangaha byarakorwaga. Ariko hadisi zibivuga twongeye kwibutsa yuko ari iki, ari dhaif, no bwose byagaragaye. Ubwo niba byaragaragaye ko babikoraga, usanze umuntu ari kubikora ntacyo byaba bitwaye, ntabwo wamuveba, n'uwabireka ntabwo wamuveba. Iyi adhana bamenye bakavuga ati yatorwa kivuka cyangwa se akazayitorerwa ku munsi wa karindwi nabyo. Kandi iyi adhana ntabwo ari ngombwa umumama aramutse ahari
nawe kuko ni amagambo ya adhana mu ijwi ritoya nawe yayitorera umwana we, si ngombwa ko ajya gushakisha umugabo. Ariko aramutse abaye ari umugabo waba uhari akabimukorera byaba ari byiza kurushaho. Ndakeka iki kibavana Islam kiri gukora iki, kiri kumvikana. Icya gatatu nyuma yuko tuvuye ku cya adhana, icya gatatu ni halqu ra's al-mawlud, kogosha umutwe w'umwana wavutse. Bavandimwe wa Islam, iki kintu nacyo kiri muri sunna zigomba kubahirizwa igihe umuntu abyaye. Ariko noneho hadisi zivuga kogosha umwana wavutse, cya gatatu jamhurul ulama, abamenyi benshi muri rusange baravuze ngo iki kijyanye no kogosha umutwe, ko barogosha bakamaraho umwana wavutse, ni khas bizakar duna al-unsa, ngo ni umwihariko w'umwana w'umuhungu, ntabwo bino bireba umwana w'umukobwa, kubera ko umwana w'umukobwa umusatsi we ni umutako. Abamenyi benshi niko bavuze, barimo na Imam Al-Fawzan n'abandi bamenyi batandukanye babanje, abenshi niko bavuze. Wal ba'd, ariko abandi bakavuga ngo hadha lil kulli, kogoshwa umutwe bireba umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, ari nabyo Sheikh wacu Sulaiman Ruhail avuga, kubera ko hadisi yaravuze ngo nimujya mubogosha ngo ku munsi wa karindwi, mujye mubogosha ku munsi wa karindwi ngo mubakureho, yani hakoresheje ijambo ngo mubakureho adha ni nk'ikintu kibi, bimana uyu musatsi ntabwo ari mwiza, umuntu aba yavanye mu nda bawukuraho kugira ngo hamere uwundi mwiza, niko cyo hadisi ivuga. Ubwo rero bakavuga ngo niba Rasul yavuze ngo ni adha, ntabwo byareba umuhungu gusa, ubwo berera n'umukobwa. Anga tukavuga tuti rero uzareba nawe tubanze twemeranye yuko kogoshwa ku munsi wa karindwi biri muri sunna z'umwana wavutse. Ubwo uzareba ko umwana w'umuhungu ari ugomba kogoshwa gusa akabikora ni sawa, n'uwabona ko n'umukobwa nawe yakogoshwa nawe ni sawa. Ikindi nuko hari zimwe mu hadisi zigaruka zivuga ngo uyu musatsi utangirwa iki? Ituro. Uyu musatsi utangirwa ituro. Tukavuga duti hadisi zagarutse ku ituro ku musatsi inyinshi nta mbaraga zifite, ariko uwatanga iri turo ari haye umukene akagereranya akavuga ati natanga 20, 30 mbihereza umukene kubera kogosha umwana wanjye, ibi ngibi nta kibazo, kuko gutangira umwana isadaka ikajya mu maboko y'umukene mu gihe yavutse nta kibazo. Ikibazo wenda no kuba byitirira ngo hari hadisi, ko hadisi zagaragaye hangaha nazo nta mbaraga zifite, ariko wabikora nawe nta kibazo. Icyakane bavandimwe salamu twihuse. Icyakane ni cyitwa at-tahnik. Tahnik no kuba tahnik kugiye kinwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama bajyaga bazanira inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi abana iyo babyaraga basangira ngendo, noneho mtume agakanja itende bakayishira kuri yayikanjije bakayishira mu munwa w'umwana. Anga hikima zari zirimo kubasangira ngendo. Ikintu cyakane ngo nuko bagiraga icyambere kirajya mu nda y'umwana hajyemo umugisha w'amacanshwe y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko turabizi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyayivagaho byari baraka, amacanshwe, ibyuya. N'abasahaba bajyaga bajya kubishaka bakabirwanira kugira ngo babifate. Niyo mpamvu rero gushakisha uyu mugisha bajyaga kubikora. Abamenyi rero bakavuga ngo ibingibi gufata aya macanshwe no kuyinjiza mu mwana kuri hakoreshejwe itende ngo byari khassa ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, byari umwihariko wa mtume kugira ngo zino baraka umwana azibone. Ntabwo rero byemewe ko wafata umwana ngo mujyanire undi muntu uwo ari we wese, yaba ari shehe umeze ute, yaba akora ibada zimeze ute, ngo akanje ibintu ngabishire mu munwa we, ntabwo byemewe, kuko nta mugisha uyu nguyu tumukuraho. Abenye bakavuga bati rero ariko icyo gushira itende mu nda y'umwana bwa mbere byo nta kibazo, iyi suna iracyahari. Ubwo iyo umujyaniye undi muntu afata itende akayiminjira mu mazi mu gakombe cyangwa se ikindi, agafata akayiko akatamika umwana kuri ya tende kugira ngo
bya bindi biryohereye aba aribyo bijya hehe mu nda, ariko ntabwo ari amacanjwe. Abantu barabizi bararwaye ibirwara n'iki nta baraka ziba twavuga ngo zirahari yakwanduza umwana. Cyangwa se uwo ni umuntu wo ku ruhande, cyangwa se ababyeyi bo barabyemerewe, kuko nka nyina umwonsa we aramutse atunganyije mu kanwa mu munwa we akaburosa neza akaba yayikanjakanja nawe akamurigatisha akoresheje ururimi rwe, nyina we nta kibazo, cyangwa se ise. Ahangaha ntabwo ari ikibazo cya baraka, byumvikanye, ni ikibazo cy'iki cyo kugira ngo umwana ibiryohereye bimugere hehe mu nda bwa mbere, ari byo itende, kandi itende turabizi yuko ni igiti cya baraka. Ndetse iyi masala icya kane cyumvikanye. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni icyitwa al-aqiqa ku munsi wa karindwi. Ibyo byo birazwi yuko umwana w'umuhungu agomba kubagirwa ihene ebyiri, umwana w'umukobwa ihene imwe. Umuntu akagaburira abantu biwe mu rugo, cyangwa se akaba yanazigaba, bagahamagara n'abantu wenda bizewe, cyangwa se abantu b'abanyacyubahiro bakora ibada, bakaza bakareba umwana kuri uwo munsi wa karindwi. Byaba na byiza bakamusomera iduwa iyo ari yo yose mu rurimi bumva, bakanafelicita ababyeyi. Ibi ngibi nta kibazo. Twibutsa abantu kuri aqiqa kino cya gatanu, abantu kwirinda ibyaduka cyangwa se gusesagura cyangwa se imico itari ya Kisilamu, birimo za anniversary n'ibindi. Ku bigendanye n'amazina yari yambwiye, wabajije ko namurebera amwe mu mazina y'umwana w'umukobwa akunzwe, nabivuze hejuru, yareba ariya mazina twakomojeho kuri bariya badamu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.